harya amazina mwawe mutubwiye ko mwitwa? Nitwa Uwamwiza Angelique. Mwongerejwe. Nitwa Uwamwiza Angelique. Mutuye hehe? Mufite imyaka ingahe? Ni ikihe kibazo mufite? Nari ntuye Nyamasheke ariko ubu ngubu ntuye mu Gatsata. Ikibazo mfite ni ikibazo cy'uburwayi bw'umwana. Ubuhe burwayi? Sa nkaho tubwira. Ni uburwayi amaranye igihe kinini, ndamuvuza ariko ntabwo nanjye ubwanjye ndasobanukirwa ikibazo afite. Kuko umwana ufite imyaka 8 atagenda, umwambika pamperisi za buri munsi, atanavuga. Kubona umwana w'imyaka 8 afite ibiro 10 kandi ntacyo ntakora ngo abeho, ariko bikanga. Nkajya mu abaganga nyine bagasuzuma, bakampa imiti, bakambwira genda umuhe imiti, kugeza aho ubu ngubu umwana ari kuryama nk'iminsi 2 ntabyuke. Ngo bari kuryama iminsi? Ari kuryama iminsi 2 atabyuka. Uburwayi bw'umwana bwatangiye afite imyaka ingahe? Bwatangiye gute? Uburwayi bw'umwana bwatangiye afite imyaka 3 n'igice. None agize imyaka 8, ariko yari umwana ubyibushye anameze neza. Umwana agize imyaka 4, 5, umwana agatangira ubona nanuka indwara zitamuvaho, kandi wajya kwa muganga ukabona bo babifashe nk'ibintu byoroheje, ukaza ukamuha imiti, umwana akaremba, nkavuza. Kugeza ubu ngubu mu myaka yari afite nanjye nari maze kumva nararambiwe. Uyu mwana avuka mu bana bangahe? Avuka mu bana, ubu ngubu n'abana 4 mfite. We ni uwa kangahe? We ni uwa 3. Abavandimwe be bo nta ibyo bibazo ntabyo bigeze bagira? Nta bibazo bafite. Ubana na papa we? Bisa nkaho tubwira nyine ubuzima ubayemo. Papa we mwatandukanye gute? Wamubyaye gute kugira ngo n'abatakuzi barusheho kumenya ibibazo uhura nabyo? Papa we twaratandukanye, ariko twatandukanye ubu yahari, ariko nkamuvuza mu bushobozi bwanjye, kubera ko nanjye narikoreraga nkagira utwo nkora nkamuvuza. Ariko icyo gihe ubushobozi bwaje kurangira, n'ibyo nakoraga birahagarara. Urumva sinafata umwana ngo njye mpora mukingirana. Naranamukingiranaga ariko nkajya ngira n'ikibazo ejo n'umwana yanapfa cyangwa se yanagira ikindi kibazo ntanahari. Hitamo kwicara mbaho ndi umuntu wicaye mvuga ko nsaba kugira ngo abeho. Mbere mwakoraga iki? Mbere naracuruzaga, ariko ubu mbayeho no kuvuga ngo mbayeho mvuga ngo ni nko gusaba kugira ngo abeho. Ubu mubarizwa mu cyiciro cya kangahe? Ndi mu cyiciro cya 2. Hanyuma umwana wamuvuje hehe? Bagiye bakubwira ko arwaye izihe ndwara? Namuvuje wa Faisal, nigeze kwamuvuza, ni naho hambere natangiriye ni Kanombe. No kuragarwa narahamuvuje, ni Kabgayi narahamuvuje, n'ibitaro bitandukanye nagiye njyamo. Bakakubwira ko se arwaye iki? Bo hari igihe ngiye bakakubwira ngo mugenda umugaburire umwiteho. Ngese uyu mwana utamugaburiye ubundi yamara n'icyumweru akiri muzima, umuntu ungana gutya. Ndamubwira nti yewe nanabibuze uwo munsi ntabwo yanaryama, yarararira abaturage bose bakumva, ariko ndamugaburira akaba ari we ngerageza kumwitaho, ariko ntacyo bitanga. Hanyuma yavutse atareba ko mwatubwiye ko atareba atanavuga? Byarizanye, kutareba byarizanye, bakambwira ngo bizagira aho bishire, bigeraho nanjye nkajya mbura n'ubushobozi ndanabyihorera. Hari igihe hari amezi umwana ageramo akavuga, akamenya umubyeyi, akamusekera. Uyu byagenze gute? Uyu nawe byabayeho, azi kuvuga mama, azi kuvuga papa, ahubwo agize mu myaka 4 araceceka.
ariko nk'ubu ngubu azi kuntandukanya n'abandi. gute niyo naba nje gutya cyangwa ntahari, turi kubona asa nkaho ari kureba, buriya ntabwo ari kureba. ariko nyine ari mu nzu gutya nta kintu yagonga. rimwe bakambwira ngo amaso ye ni mazima, ari mu nzu ntabwo ashobora, ubu ngubu ntabwo ushobora kumushyira hasi ngo agongaho. gute kandi atareba? aratambuka gutya neza agakoresha ukuboko kwe gutya, ntagenda. ariko n'ubu ngubu kugenda nabyo byaranze. wari utubwiye ngo abasha kugutandukanya n'abandi bantu, usa nkaho bitubwira akumenya gute? nk'ubu ngubu ushaka kumuha undi muntu akarira, cyangwa se naba ntaraye no mu rugo cyangwa ntinze nko gutaha asanga yarize, ariko naza akankorakora gutya cyangwa akaza akandyamaho agahita aceceka, akamenya ko mpari, cyangwa nkamwihorera akankubita, cyangwa ashaka nko kurira akankubita, akandya inzara, nkamureka byose akabikora. ubu buzima mububayemo mu gihe kingana gite? iyi myaka arwaye nibwo buzima bubayemo. hanyuma kubona ibimutunga, kubona ibi bitunga abavandimwe be, ubibona gute, cyane ko amasaha menshi muba muri kumwe nawe? biragoye kuko ashobora no kubara iminsi ibiri atararya. anywa se? anywa? nabona igikoma akakinywa, nabona ibiryo akarya nk'uko abandi barya, kuko ujya usanga n'ubuzima bwe bunagoye, ugasanga yenda aratoranya ibiryo, ashobora no kurya uyu munsi nkaza nkamugaburira saa sita akamara iminsi ibiri atarongera kurya, inda yabyimbye igera iriya, wajya kumuha akabumba umunwa agashaka nko kumuha igikoma gusa, mbega ugasanga inda yabyimbye gusa ku buryo aka gapira adashobora kukambara. nabwo simenya ikibazo afite, nkabanza nkareka inda ukabona nyine igende, abona amahoro ahumekera hejuru, akazajya kubona nkabona umuryango. hari igihe abana iyo batangiye gukura, iyo agiye kwihagarika cyangwa gukora ibikomeye, asa nkaho wenda agaragaza nk'amarenga, uyu we biba bimeze bite? mpora mwambitse pampersi, ntabwo nshobora kubimenya. cyakoza nko kwihagarika mu buriri hari igihe atabikora, ukabona arabyutse avuye ku buriri agiye nko hasi, ukabona nyine ajyanye akarenge akavuye, tumwe nimba mu cyumba harimo umukeka agakoresha ikirenge cye ngo yumve ko akandagiye hasi, akihagarika nko hasi. ariko ahanini akunda guhora mwambitse. abaganga wenda bamukurikiranye cyangwa aho wagiye umuvuza bakubwira ko uburwayi afite bushobora gukira? bamwe ngo nzajye kumucisha muri sikaneri ngo barebe ko hari indi ndwara ishobora kuba irimo itagaragara, kubera ko baramuvura pe. nk'ubu hari n'igihe naherutse kumara igihe kinini ndi mu bitaro, baramuvura ukabona yazanya agasura nkataha bikongera bikagaruka. icyo gihe yari ari no kwihagarika amashyira, ukabona nyine n'inda itameze neza, ukumva mu nda ye harakomeye cyane, yajya kwihagarika. ariko n'ubu ngubu byatangiye ibiki kujya yihagarika amashyira. kwihagarika? kwihagarika iki? ni ukuvuga nko mu nkarizi, ntubona ari inkari ahubwo hakazamo ibintu bimeze nk'amashyira byinshi, kuko aba yambaye ipamba nkabibona. nkabona rero ni ikibazo nanjye ntazi icyo ari cyo. wigeze se umucisha byibuze muri sikaneri cyangwa wabuze ubushobozi? nabuze ubushobozi bwo kumucishamo. hashize nk'igihe kingana gite bakubwira ko wamunyuza muri sikaneri? hashize nk'amezi atandatu. hashize amezi atandatu. amezi atandatu? kandi muri ayo mezi atandatu niko agenda arushaho kuma umunsi ku munsi. amezi atandatu amaze uramureba uko ameze, uko agenda arushaho kuma. najya kwa muganga banasuzuma ugasanga ibiro nta kigenda, kibaze se
ko ataba n'umuhondo ngo ajye muri bwaki. Nanjye ubwanjye bikanyobera ikibazo yaba afite. Ngewe umwana nawe nkabibona, ukabona abandi babyutse we ntabyutse, akirirwa aryamye, rimwe nkanabyutsa nkabyuka nkamuterura nkamusukaho amazi ntabyuke n'ubundi, nanjye nkabyihorera. bivuze ko amasaha menshi uba umuteruye? Amasaha menshi ndamuteruye, noneho hari igihe ashobora no kubura ibitotsi nkamara n'iminsi 2 natwe hafi n'ukwezi atabona ibitotsi, ku manywa agasinzira ijoro ryose akarara kanuye bugacya, tukabyuka akaryama. abavandimwe bese ajya abasha bo kubamenya? Ndetse kumva nyine ntajya akunda n'ahantu abantu basakuza, ni ukuvuga iyo tuvuze cyane ararira, ni ukuvuga keretse nko kumukinisha cyangwa kujya kumugaburira cyangwa kumuha ikintu, nibwo gusa. Akagira n'ikindi kibazo nuko yarwaye igisebe kinini hano mu mutwe, bijya byizana binini cyane, bakandangira umuti nkashyiraho bikagenda bikongera bikigarura, mbega ni ubuzima. harya yavutse afite ibiro bingahe? Yavutse afite ibiro 3.5. none uba afite ibiro 10. hanyuma kuba abayeho muri ubu buzima nawe ubayeho muri ubu buzima wirirwa umuhetse, ni izihe ngaruka bikugiraho? n'iki wasaba nk'abagira neza? Ingaruka bingiraho, simbasha kubona ibibatunga nirirwa mufasha. Ndabona ko ntabwo wahora uhetse umuntu w'imyaka 8 nubwo ubona ameze nk'umuntu w'imyaka 2. Ntabwo nashobora kugira ikintu nkora mufite, simbona ikibatunga kubera uyu nguyu.